witekerezeho kabiri. Nge ntabwo ngutinya, nabikubwiye, ndakwanga, nongere mbigusubiremo ko nkwanga. Sinanagutinya rero, ndakwanga byatari, ndakwanga pe. Wicara ubizi ko nkwanga, sinigeze ngukunda na gato, habe na rimwe narakuryaryaga. Ngewe napfuye kukwiyumvamo kubera umugabo wawe, niwe nubashye. Nazaga muri urwo rugo rwanyu n'ubundi nje ngo mucuruze, nazaga kugira ngo mucuruze, mukaza naha ngaha mu rugo rwanjye mu gihe nari ndwaye. N'ubundi ntabwo mwazaga kamera mwazibitse, mwazaga muzifite, mwazaga mufite kamera, si mwazisigaga. Iyo mwari kuba muri abantu mufite ubumuntu n'urukundo, ntabwo mwari kuzana kamera, mwari kuzisiga. Ariko kubera ku buryo mufite indambi, mwazanaga kamera ngo mukerekana yuko munkunze, kandi murimo muracuruza. Ahubwo ko mama utari kuma ku mafaranga mwahembwe mwungutse ngo mumeho byibura. Mwazanaga kamera. Jihad aravuga ati wa mwana w'umukobwa muri kumucuruza, tumwita umusazi, tumwita umuhemu, tumwita ikigoryi, arinda ajya gufungwa. Mumwifuriza gereza, muramufata, mumushyiraho indirimbo ngo araruhutse, muragera mufata indirimbo y'abantu bapfuye muyishyira ku muntu muzima. Mwumve harassment mugira bro, mugira mukorera umuntu akicarana namwe mwandyaryamu. Mwumve harassment mukorera umuntu akicarana namwe. Ubugome, ubutindi, ubugome. Ugafata umuntu muzima ukamushyiraho indirimbo nk'iriya ngararuhutse, ukamuruhutsa bro, ari umuntu muzima humeka. Umve harassment muri gukorera umuntu rero yakicara yababwiza ukuri ngo ni umusazi, ngo ni indiscipline, ngo namucagira ngajya kugororwa n'iminsi. Umve harassment muri gukorera umuntu, umve harassment muri gukorera umuntu. None ibyo mwakoreye Jihad nibyo mushaka nanjye kunkorera. Ngewe ndabavudukana, nge ndashyushye, ndabavudukana, nge ntabwo mubinkorera kabiri. Hoya, nge ndabavudukana bro, ntabwo bikunda. Ibyo mwakoreye Jihad nge ndabavudukana, ngewe ntabwo mbaha amahoro. Ibyo mwakoreye Jihad nanjye nibyo mushaka kunkorera. Ngaho nanjye mufata ifoto yanjye mushyiraho ngararuhutse, mushyiremo iyo ndirimbo. Mufata ifoto yanjye nanjye mushyire icyo kiririmbo ngo ngararuhutse. Umuntu ari muzima mukamushyiraho iyo ndirimbo imeze gutyo y'abantu bapfuye. Ndabona iki kintu cyonyine gisigaye. Ndabona iki kintu nese nubundi mwanyifurije gufungwa. Ndabona ikintu gisigaye gufata ifoto yanjye mukagenda mugashyiraho ngararuhutse. Cyakoza muri abagome. Ubugome mwicaranye n'undi muntu ubugira muri kino gihugu. Ubugome barimo n'undi muntu ubugira muri kino gihugu naramubuze. Bagira ngo nimuwe. Ngo twaragutabarije, ngo twakweretse urukundo, bla 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 bla. Muri wiki. Urwo rukundo se mwanyeretse iyo murunyereka mutazanye kamera da. Byibura mukajya muza mukareba ukuntu ibintu bimeze, mukampururiza, urumva, mukantabariza. Ariko mutazanye kamera mukaza mukareba ukuntu ibintu bimeze, situation ukuntu imeze. Mukagera mukicara iwanyu mugakora ikiganiro nkuko mujya mukora ibiganiro mwicaye. Ariko nge ntari kuri kamera. Ndimo ndababaza. Bagira ngo n'urukundo mwari munkunze. Ndyarya gusa. Mugenda mugafata kamera mukaza. Mudafite kamera ngo ntago mwakinjira iwanjye. Ako kantu n'Abanyarwanda bakamenya. Hari igihe
ariko umugabo wawe yigeze kumvugisha arambwira ngo ndashaka ko dukora ikiganiro ngo nkazana kamera. Ndamubwira ati rero ngewe nimereye nabi ntabwo nsubira kuri kamera vuba. Mumaje kunkora ibiganiro bibiri. Byumve mushaka icya gatatu. Mwumva ubugome bwanyu. Ndabwira ati se mwebwe ntago ndamubwira ati se ntago mwakicara ngo mukore ikiganiro. Urumva? Ndavuga ati se ntago mwakicara ngo mukore ikiganiro ngewe ntari muri kamera koko. Ngo turareba niba ngo turareba ukuntu tubigenza. Naragikoze se ntago mwabishobora. Ntago mwabishobora. Mwashakaga views. Mwashakaga views, mwashaka gucuruza, ubanza niyo mpfa nari kubapfira mu biganza hariho na kamera. Abantu bakaza bakabimbwa akavuga ati nyamara ira family yitondere. Na abantu babarimo na rukundo rubarimo. Ariko bro, narabyirangagije ibyo byose, ariko sha nabitekereje hari uko ngiye kubona nkabona umuntu w'umugore ufite abana, uzi ukuntu igiseke kiryana, uzi ukuntu ubuzima bumera, akajyara n'amaguru y'ibabire akanyifuriza ikintu kibi. Kandi yararekaga abanyarwanda yuko ngampunze, ngamfitiye umuho, ngafitiye urukundo. Ntungurwa no kujya kubona nkabona wa muntu nizeraga, wa muntu navugaga ati byibura ni intana nkatana nkarenga umurongo wenda nkakora nk'ikosa, n'abo bantu wenda bari bumamagare bakamvugisha bakavuga atanga warengere watanye. Urumva? Warengere watanye. Vuba tuvuguruze ibintu wako. Ngiye kubona mbona aricaye na ya masane yabo, aricaye aravuze ati Jackie rwose mageragere sha reka nkubwize ukuri, ibyo bibi wifuriza umuntu wa mugore we bizaje bikubaho, bibe kubawe bose, nibizaje n'umuntu n'uyu numwe wawe bisimbuka. Cyangwa mwibwira yuko mwafamiye mwereka amavuge, ntago ngende buvuga amazina yanyu. Mwibwira yuko amarira mwarijije ababyeyi cyangwa se abakobwa igihe mwashyiragaho irandirimbo jihad, kira cyifuzo mwifurizaga jihad, cyangwa amarira mwarijije abantu muri kunyifuriza kino kintu. Mwibwira yuko amarira azabaha amahoro, cyangwa amarira yanjye narize ndi gutungurwa mbaza Imana nkavuga ati se nk'aba bantu nta bantu nibiki. Mwibwira yuko azabaha amahoro muri mwisi nyabo, muri mwisi muzabona we muzakubitwa n'inkuba mutazaniturutse. Muri mwisi kabisa.